ngeze ku cyagukura ku bunyabyaha kikakugira uwera mu maso y'Imana, ariko biturutse ku Mana yiyunze nawe ikaguhanaguraho ibicumuro byawe, ariko ari yibikoze. Byabaye ngombwa rero ko hakoreshwa umucunguzi. Turabasuhuje mwebwe abakurikiye iki kiganiro tugiye kugirana muri uyu mwanya kuri urubuga rwacu Ijuruntirikorerwa, urwo tuzi neza ko mukurikira muri benshi, mugamije kumva ubutumwa bwiza, ariko natwe dukora ibiganiro bitandukanye kandi byinshi, natwe tugamije ko abantu mwese mwasobanukirwa inkuru nziza, ariko kandi atari kwisobanukirwa gusa, ahubwo mukayizera. Ni ngombwa kugira ngo umuntu wese amenye iby'agakiza, amenye ibyo kubabarirwa ibyaha, ariko kandi anamenye uburyo yaba mu isi afite amahoro, afite umunezero. Usanga abantu benshi bahurizaho ko uri mu isi utagira amahoro yuzuye, ko uri mu isi utagira umunezero, ko uri mu isi nta byishimo byuzuye wagira. Ndetse bagiye bahimba n'amagambo avuga yuko byose binyeganyega ari nta kigenda, ariko ndashaka kukurangira uburyo byose byagenda, uburyo waba mu isi nyine wisobanukiwe muri icyo gihe waba uri mu isi, ariko unasobanukiwe n'igihe uzaba uvuye mu isi, iherezo ryawe nuko bizakugendekera. Urabizi neza yuko ubana n'umutima ukubwira yuko uri umunyabyaha. Urabizi neza yuko ubana n'umutima ukubwira yuko udashobora gutinyuka kureba mu maso y'Imana. Uyu munsi rero ndagushishikariza kugira ngo ukurikire kino kiganiro tugiye kugirana, ukurikire ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho, kugira ngo rigukingurire umutima kandi rice imigozi yose y'umwanzi ukwihebesha, ugutekereresha bene uko kuntu, kuko abagamije yuko utamenya ukuri. Yesu yigeze yavuga ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura. Njyewe rero tugiye kuganira, amazina yanjye nitwa Muhamyankaka Jean Felix, ayo niyo mazina ya hano mu isi, niyo mazina niswe n'ababyeyi, ariko kandi aho maze kubohokera, aho maze gukira urubanza rw'ibyaha, aho maze guhindurirwa inkomoko n'ivuko, nkava mu rupfu nkajya mu bugingo, ubu ngubu nahinduriwe izina, navutse ubwa kabiri, byose bihinduka bishya. Niko umuririmbyi yavuze ngo navutse ubwa kabiri, byose bihinduka bishya, ibyari indamu yanjye byamindukiye igihombo. Nakubwiraga yuko kubw'ivuko rya kabiri nahinduriwe izina, kubw'ivuko rya kabiri narisobanukiwe, kubw'ivuko rya kabiri nahinduriwe icyiciro. Mva mu cyiciro cy'abanyabyaha ninjira mu cyiciro cy'abatagatifu, cyangwa se abera, cyangwa se abaziranenge. Byose bisobanuye ikintu kimwe, ni umuntu utakibarwaho icyaha na kimwe. Kubw'ivuko rya mbere ryo kwa Adamu nari umunyabyaha wa byose, hadashingiye yuko nabikoze, ahubwo nabyo naje kubisobanukirwa neza, maze kwizera cyangwa se kumva ubutumwa bwiza no gusobanukirwa ubwo bunyabyaha n'iyo dosiye yanjye uko yari imeze. Nabanje gusobanukirwa uko nabaye umunyabyaha, menya neza yuko nanduriye muri Adamu, menya neza yuko mu byaha harimo mama yambyariye, nkiva mu nda ya mama ngifite ukwezi kumwe, ngize 2, 3, ngize umwaka, kugeza kuri ubu ngubu aho mfite imyaka 43.
naje gusobanukirwa yuko iyo ntaza gukurwaho idosiye yanjye y'ubunyacyaha nari kuzarinda ngira imyaka 80 cyangwa 100, hari abayigiraho ariko nkiri umunyabyaha. Ndagira ngo ngusobanurire icyagukuraho ubunyabyaha bwawe, ndagira ngo tuganire, nkubwire ijambo ry'ubugingo, nkubwire ijambo ribyara ubwa kabiri, nkubwire ijambo rihindura umunyabyaha umutagatifu mu maso y'Imana. Nimba uri igikara ntabwo uri buhinduke inzobe, nimba uri inzobe ntabwo uri buhinduke igikara, nimba uri umwirabura ntabwo uri bube umuzungu cyangwa se umwera cyangwa se hari n'abagira uruhu rw'umuhondo. Ahubwo ndakubwira uburyo umuntu avuka ubwa kabiri mu buryo bwa mwuka agahinduka icyaremwe gishya, akaba abonye ivuko ku Mana, akaba ahindutse utagawa mu maso y'Imana, ahanaguweho ibyaha bye kandi byose. Turifashisha rero aya magambo ari mu Bakolosayi igice cyaho cya mbere, umurongo wawo 21 tugeze 23. Twongere tuze gusoma Abikorinto ba kabiri ibice byaho 5, umurongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Abakolosayi haravuga ngo, namwe abari baratandukanijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo mibi, none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we, ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Niba muguma mu byo twizeye, mwubatswe neza ku rufatiro, mutanyeganyega kandi mutimurwa, ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise, bwabwirijwe mu baremwe bose bari mu isi y'ijuru, aribwo jyewe Pawulo nahindukiye umubwiriza wabwo. Dusome n'Abikorinto ba kabiri ibice byaho 5, umurongo wa 17 tugeze ku murongo wa 19. Haranditse ngo, umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Murakoze cyane. Ndifuriza abazakurikira iki kiganiro, ndabasabira kandi ndabasengera yuko Imana yabakora ku mutima, bagasobanukirwa neza ubu bwiyunge Pawulo yandikiraga bano bene data, bagasobanukirwa neza icyo Imana yakoreye abari baratandukanijwe nayo. Iyo ijambo rivuze ngo twari twaratandukanijwe n'Imana kera mu mitima yacu no kubw'imirimo yacu mibi, ukwiriye gusobanukirwa uko gutandukana n'Imana kwabaye ryari, ese kwagenze gute kugira ngo umuntu atandukane n'Imana, ariko wamara kubimenya ukanamenya ubwiyunge bwaje kubaho. Nta yindi nzira Imana yigeze ishyiraho ku munyabyaha, nta bundi buryo Imana yigeze igena ku munyabyaha uretse kumukirisha ijambo ryayo. Niyo mpamvu nkubwira ngo uhuguke cyane, niyo mpamvu nkubwira ngo ukurikire cyane, umenye ikibazo ufitanye n'Imana, ariko umenye n'uburyo cyakemuka. Ubundi mu iremwa ry'umuntu abantu bakunda kuvuga ngo bafite inkomoko kuri Adamu, ugasanga aravuga ati cya kinkomoko turakizi, twese dukomoka kuri Adamu. Nibyo koko, umuntu wese wabayeho, umuntu wese uriho, umuntu wese uzanabaho afite inkomoko kuri Adamu. Ariko gutandukanwa n'Imana kwawe aho umariye kuvuka wowe nako gufite inkomoko kuri Adamu.
watandukanye n'Imana kera cyane. Ntabwo ari kuri ya myaka 12 bakubatiriza, ntabwo ari kuri ya myaka uyoboka idini bakakwigisha ibyo bita kwihana nabyo by'ikinyoma, kuko kwihana kwawe ko kurizwa n'ibyaha no kubabazwa nabyo ntabwo bishoboka ko byagukiza icyaha, kandi nawe urabizi. Tubwizanyije ukuri, nawe urabizi kaho wahereye urira, aho wahereye ukora ibyo bita kwihana, aho wahereye ujya mu mashyamba mu butayu, za Kanyarira, za Kinyamakara, za Kizabonwa, aho hose n'ibindi byose wakoze, kuko bishoboka ko hari n'ibindi wahimbye. Abantu bajya bahimba n'ubundi buryo bwinshi butandukanye bakwikuraho ibyaha. Urabizi ko uyu mwanya w'umuntu akubajije uravuga uti ndacyari umunyabyaha, nk'ikimenyetso cyerekana yuko ibyo wakoze byose bitigeze bigukuraho nyine iyo dosiye. Ijambo rero yatubwiye ngo namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera, mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no mu mirimo mibi. Ni ryari watandukanye n'Imana? Ni ryari wari umwanzi w'Imana? Ariko si ubwo bwanzi bwo ni gute bwakuvaho? Inkomoko yawe nk'uko bivuga ku rurimi ariko utanabisobanukiwe, ari byo naje kugusobanurira, ikomoka kuri Adamu. Adamu niwe muntu Imana yaremye bwa mbere, ariko imuremeramo n'inyoko muntu yose. Imaze kumurema, Satani araza amusanga muri Edeni aramushuka. Urya munsi yamurishaga ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi, niwo munsi nanone inyoko muntu yose yanduriye muri uwo nguwo nyine dukomokamo. Aho niho iri jambo rivugira ko twari twaratandukanijwe n'Imana kandi turi abanzi bayo mu mitima yacu, dufite imitima mibi ariko n'imigendere mibi. Kuko urabizi umutima wawe ukomeze uguhamya yuko uri umunyabyaha, ariko n'imigendere yawe urabizi ko itaboneye ku buryo Imana itagutuza mu ijuru. Icyo gihe rero nicyo gihe watandukaniye n'Imana, ubwo umukurambere ukomokaho cyangwa twese dukomokaho yakoraga icyaha, akaba yakiriye ubwandu cyangwa ubumara bubashisha umuntu gukora ibyaha. Kuko nyine ubunyabyaha bwawe ntabwo ari bya bindi wibonaho, ahubwo n'ububasha n'ubushobozi buri muri wowe utabasha gukontorora, udafiteho ubushobozi bwo gukontorora bukubashishaho kwibonaho na za mbuto. Bivuze ko za mbuto umunsi utazibonyeho, bya byaha umunsi utabyibonyeho, ntago bivuze yuko wakize ubunyacyaha bwawe, kuko igiti kiracyahari, ubushobozi buracyakurimo. Iyo igiti cyarumbye, dufashe urugero, iyo avoka yarumbye, iyo umwembe warumbye, nta mbuto ziriho, ntabwo abanyuze kuri icyo giti babasha kuvuga ko icyo giti cyahindutse yenda ipera ngo bite avoka icunga, hashingiye yuko nta rubuto ruriho. Rero umunyabyaha uwanduriye muri Adamu, iyo aryamye asinziriye aba ari umunyabyaha. Iyo yagiye mu byo yita amasengesho aba ari umunyabyaha. Iyo ari mu ntebe ya penetesiya aba ari umunyabyaha. Ariko uyu munsi ndagira ngo wumve ijambo ribasha kuguhesha ubugingo, ndagira ngo wumve ijambo rigukiranura n'Imana, wumve ubwiyunge, wumve icyo Imana yagukoreye kibasha kugukiza uko kuntu wavutse umeze. Ntabwo kwandura kwawe wakwikirisha imigirire yawe, ntabwo ubwo bwandu bwakurwaho n'ibikorwa byawe n'amagambo yawe n'amarira yawe, ntabwo bwakurwaho na padiri, ntabwo byakurwaho na pasiteri, ntabwo byakurwaho n'umudiyakoni cyangwa se mugenzi wawe wasanga mu cyumba cyangwa se mu ishyamba ngo umubwire ngo nakubabarira ibyaha. Yesu yavuze amagambo aravuga, abwira abantu, ababwira ko Mwuka Wera naza azemeza abantu iby'icyaha. Ukeneye kumenya iby'icyaha, ukeneye kumenya uko wabaye umunyabyaha, ukeneye kumenya ingano y'ubunyacyaha bwawe mbere yo kugira ngo ukire icyaha. Ntabwo wakira icyaha utazi, ntabwo wakira indwara utazi. No mu buryo bw'abantu busanzwe, kugira ngo umuntu akire icyaha, akire indwara, barabanza bakamusuzuma. Reka rero ijambo ry'Imana rikumurike
rikwereke inkomoko yawe ko ari mbi, ureke kwigira mwiza kandi uri mubi. Reka ijambo ry'Imana rikumurike, rikwereke ko wanduriye muri Adamu, utabasha kwihindura umunyetiyopiya kandi uri umwirabura, utabasha guhindura ubugondo bwawe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo umunyetiyopiya, nk'uko umunyetiyopiya atabasha guhindura ibara ry'uruhu rwe, ngo kandi ngo ingwe nayo ntibashe guhindura ubugondo bwayo, niko nawe utabasha gukora imirimo myiza kandi uri mubi. Usanga abantu rero bashaka gukora imirimo myiza, usanga abantu bashaka gukorera Imana, usanga abantu bashaka gutera inkunga ibyo bita umurimo w'Imana, abandi bagashaka kuvuga ko ari ababwirizabutumwa, ari abigisha, ari abahanuzi, batanga ibya 10, bubatse isengero cyangwa se baziyobotse. Ndagira ngo uyu munsi nkubwire yuko ibikorwa byawe byose byanduye mu maso y'Imana, ari ibyo wita byiza birasa n'ibibi byawe. Ikindi kandi ntabwo ibyaha Imana ikubaraho ari ibi bikorwa ukora wowe cyangwa se abantu bahuriyeho ngo babyite bibi, ahubwo ni ibyiza byawe, bya bindi wita imirimo myiza, bya bindi wita ibyo gukiranuka, nabyo inkomoko yabyo nimbi, bikomoka kuri Adamu, bitukomoka ku giti kibuzanyijwe. Hano rero dusomye amagambo avuga uburyo umuntu ashobora guhinduka icyaremwe gishya. Ntabwo umuntu ashobora guhinduka icyaremwe gishya biturutse mu migirire cyangwa se abyikoreye. Ntabwo umuntu ashobora guhinduka umukiranutsi, uwera, udafite urubanza mu maso y'Imana abikomoye mu migirire yiwe cyangwa abikomoye mu bikorwa byiwe. Ijambo ryatubwiye ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Birasaba kujya muri Kristo Yesu, birasaba kwemera ubwiyunge, ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kujya muri Kristo ni gute? Gutsindishirizwa ni gute? Kugirwa intungane ni gute? Agakiza ni iki? Ayo magambo yose nayo asobanuye ikintu kimwe, asobanuye uburyo umuntu nyine wari waratandukanijwe n'Imana bishoboka ko yahinduka icyaremwe gishya. Birashoboka rwose. Usanga abantu bavuga ngo mu isi nta ntungane ibaho, ngo mu isi nta mutagatifu ubaho, abandi bajya kubigerageza bakabikorera abarangije gupfa, bakabatagatifuza, bakabashyira mu bitabo by'abatagatifu, ariko nyamara barapfuye bihamiriza yuko ari abanyabyaha. Rero ngo hari uburyo umuntu ajya muri Kristo agahinduka icyaremwe gishya, ariko biturutse ku Mana yiyunze natwe. Rero byabaye ngombwa yuko Imana nyine itanga Kristo. Aho ngaho ngeze ku cyagukiza, ngeze ku cyagukura ku bunyabyaha kikakugira uwera mu maso y'Imana, ariko biturutse ku Mana yiyunze nawe ikaguhanaguraho ibicumuro byawe, ariko ari yibikoze. Byabaye ngombwa rero ko hakoreshwa umucunguzi. Imana yonyine yari izaho ikibazo cyabereye muri Adamu, ishaka n'uburyo yakemura ikibazo cy'umunyabyaha, yohereza umucunguzi, kuko abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Niko Pawulo yandikira Abaroma mu bice byaho bitatu havuga ngo abantu bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Rero ngo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe. Imana yiyunze natwe gute? Ni gute ubwo bwiyunge bwabaye? Ese bwabaye ryari? Ese bwakoreye abantu bangana gute cyangwa se bameze gute? Rero Imana ivuze ko abantu bose bakoze ibyaha, ibivuze inyoko muntu yose. Iyo ivuze rero ko habayeho no gutsindishiriza cyangwa se habayeho ko umucunguzi yaje mu isi aje gukorera abanyabyaha, nabyo ntabwo yabikoreye icyiciro kimwe. Njya mbona abantu basanga abandi ngo nibabafashe babarira ibyaha, nibabafashe. Ntabwo yabikoreye bariya ngo wowe igusige, ntabwo yabikoreye padiri ngo ibikoreye pasiteri hanyuma wowe ikureke. Yabikoreye abantu bose. Yesu araza aje kugucungura, uwo murimo arawukora kandi awukora neza. Arangije kuwukora
nawe ukwiriye kumenya uburyo yawukoze. Ntabwo bikwiriye guhagarara gusa kuvuga ngo cyangwa kumenya ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe, ahubwo ukwiriye kumenya ngo ibyo bintu yabikoze gute. Ese ko Yesu uvuga ko yapfiriye ibyaha byawe, warangiza ukanavuga ko uri umunyabyaha, ubundi aho ngaho ubundi yarabipfiriye, cyangwa ni amakuru ufite ariko atari ay'ukuri, cyangwa se utafashe nk'ukuri. Nibyo koko Yesu yapfiriye ibyaha by'abari mu isi, ndetse Imana ntiyabikibabaraho ibyaha byabo nk'uko ijambo ryatubwiye. Ariko ibyo bintu bikorekera cyangwa bikiza umunyabyaha iyo yamenye neza ngo kwizera kuzanwa no kumva, wamara kumva kandi ukizera. Iyo wamenye neza uko byagenze, uko Yesu yaje kugukiranukira, ariko yamara kugukiranukira agahanirwa n'ubunyacyaha bwawe, hanyuma ukizera mu mutima wawe uwagukoreye icyo gikorwa, ariko ukumva n'urubanza rw'ibyaha rwari rukuriho rurakize. Aho nibwo uba uhawe umurimo nawe wo kunga Imana n'abantu, kuko nawe uba wemeye ubwiyunge bwabayeho bw'umunyabyaha n'Imana. Hanyuma rero iyo umaze kubwemera cyangwa kubwakira, nibwo nawe ubasha kubwira abantu icyabakiza, kuko nawe uba wakize. Murakoze rero abari bakurikiye iki kiganiro, aho twabasobanuriraga uburyo mwabaye abanyabyaha, ariko twabwira n'icyabakiza kandi ko cyarangije kubaho, ahubwo icyari gisigaye ari ukwizera mu mitima yanyu ko igihano cyawe cyari kigukwiriye, cyari gikwiriye ubunyabyaha bwawe, cyatanzwe. Umujinya Imana yari igufitiye yawumariye mu mucunguzi wawe ari we Yesu Kristo. Ukwiriye kwizera rero iri jambo, kuko ari ryo ryonyine rihesha ubugingo, hanyuma ukabubabarira ibyaha byawe, ariko ukabuhindutse n'uwera cyangwa se umukiranutsi mu maso y'Imana, ukabona ukabyatuza akanwa, ukabibwira abatuye isi, kandi ukamamaza iyo nkuru nziza. Murakoze, tuzakomeza kubagezaho ibiganiro, tuzakomeza kubabwira icyabakiza, kugira ngo mubashe kuba mu isi mufite ijuru, mufite n'ibyiringiro bifite ubugingo. Murakoze, shalom.